Alright, good morning, bonjour, mwaramutse neza, habari zenu, mwasize mutia ariya muginde ne namaste. Yeah, shukriya. Iyi ni ya channel yanyu at MCT official. Ikiganiro ni kokuri. Tumaze gukora episodes zigira kuri zingaye. Tunabashimira abantu mwese mwakanze kuri subscribe. Kana kuri subscribe aho hasi, like and share. Izi video zaje zigera kure. Na wamenya umuntu wakuramo akantu kamuba. Uyu munsi murabona ntabwo ndi kumwe njyenyine mwamenyereye MCT no wenyine. Umunsi ndi kumwe n'umujyama wanje ize Jonah, umunyamakuru nkunda cyane, akaba ari umusensenguzi, akaba ari editor, akaba ari producer, akora ibintu byinshi cyane, niba mumubona muri kamera zanyu wamumenye yitwa nde? Comment hasi maze mbishyure. Comment kuzibona comment nga Fisto umuze fresh muri corona mwana no hana chance. Karibuni kuri niko kuri yango ikintu cyo kigano niwo wa mbere ugaragaye kuri kamera zacu. Njanganira ku bintu byinshi bitandukanye, turaganira, ntabwo ari interview musaza, sinjye kukubaza kandi watangiye ryariho abandi bazabikubaza, turaganira nabigwa mfite byo kuzana hano. Uyu munsi nifuje kugana kuri ikintu kuko nk'umuntu w'umusensenguzi ari umuturanyi wanjye ufite umukozi w'umumama, maid, b'abakozi badufasha mu rugo, ariko umukozi ni umukuru nyine, ashobora kuba anambyaye, afite n'abana by the twenda ku ariko akora akazi ko mu rugo. Gusa ikintu kimbabaza nuko boss wewe nawe w'umumama nanone uburyo mufatamo byarambaje, ahubwo ngomba kukiganiraho. Kandi mbaje abajyama aho ngaho bambwira ngo ntabwo ari umumama gusa, n'abakozi muri rusange. Okay, si bose, ariko umubare munini w'abakozi badufasha mu rugo bafite ibibazo by'uko badafatwa neza. Cyambere barasuzugurwa, icya kabiri baratukwa, icya kane baramburwa. Bamwe na bamwe mu bakobwa babakora ibyamfura mbi, urumva ugasanga boss yikubitemo za boss riki afite hangover mu gitondo nga. So ikibazo ufite hano, wa muntu wari kurebeye show, uwo muntu wo mu rugo, ibazo umuntu usiga mu rugo rwawe $1 million house, umuntu usigira abana bawe, umuntu ugutekera, umuntu ugufurira sometime, umuntu ugusasira sometime, wataha mu rugo kubera umujinya wakuye ku kazi, boss yagutuse nawe urashaka gutuka umukozi. Mujye mubitekerezaho mugiye kubikora mwana. So Fisto ni ikibazo ntabwo ari, reka unyemerere twe kubivuga mu buryo bw'amategeko, navuga ngo buri official, cyangwa se gushaka kumva ngo hariho amategeko arengera umukozi, gushaka kumva ngo hariho amategeko cyangwa se hariho uburyo bwo kurengera abakozi nk'aba ngaba, ahubwo tubivuge mu buryo buri social, mu buryo buri social, mu nyurabwenge. Very good. Mu nyurabwenge z'umuntu, uyu muntu ugufasha mu buzima bwa buri munsi busanzwe, wakagombye kumuha agaciro. Usiwenda n'umukozi wo mu rugo ngira. Urabona mu minsi ize nuko ahubwo ubu biri kugenda bikemuka nubwo bigihari, ariko kera abana bitaga ngo umukozi, ni ya mazina ngo za Karyarugo, Kadogo, amazina abaka agaciro. Ibyo wenda bigenda bikemuka, dushime n'abantu basigaye bavuga babwira abana ati mumwite tante, auntie, uncle, gutyo. Ariko hari n'igihe baba bamwita auntie, yego, cyangwa bamwita uncle, ariko ntibitume yamburwa kagaciro no kumucyubahiro akwiye. Yes. Aricyo rero ngira ngo tuze kuvugaho cyane buri social, buri moral, mu buryo bw'umuntu. Burya harimo n'ikindi kintu cyo kuvuga ngo kubaha n'ubumuntu. Yes. Kubaha ni inshingano uba ufite nk'umuntu. Rero tugomba kubaha umuntu wese. Icyo ntabwo twabigarukaho. Ariko noneho kubaha umuntu mubana mu rugo, unakumenya mu buzima bwa buri munsi, wakagombye kugira icyo wongera kumwubaha. Wenda naguciye mu ijambo, hano ndashaka ari abantu wenda dukoresha abo bantu badufasha mu rugo, ukajyaho ni faveur umugiriye. Ntabwo ari faveur. Tuvuge ibintu nanone Fisto, ari abantu bakora ibyo ngo naragufashije nkuvana imuhanga, ntabwo wamufashije. Impamvu wamuzanye nuko akazi akora nako wakora. Reka tino ejo ndi ahantu nakoraga, umukoresha wanjye akajya ambwira ngo ufite umeze nk'umuntu ufite impuhwe company, nkaho kuba uhari ari impuhwe banyiri ikigo arambye ati no, ati ni burekera mu burenganzira bwawe, burekerame niba ushaka kugira bikore, kuko kuburi hano ni ibintu ukwiye, ntabwo ari impuhwe iyi company yakugiriye. So rero abakozi bo mu rugo,
abantu mukora akazi ko mu rugo muzashobora no kubona megabyte zarahendutse by the way tunashime muzashobora kubona ukuntu ino video muzamenye ko kuba mukora ko kazi bakakabahembera simu abo babose babafitiye ahubwo you deserve to be there mukwiye kuba mwari ko mukunda mukora ko kazi neza iyo utagakora neza barakwirukana niyo mpamvu kuba ugakora neza niyo mpamvu umuntu anakubwiye nabi ufite uburenganzira bwo kumubwira ati ariko boss uri kumbwira nabi nshobora no kugenda aka kazi najya ko nakora n'ahandi very good so nuvuga ngo wenda uwo mu mama example yahere kuri uwo mu mama duturanye uwo mama wena geraho ngo kamubwira ati ese washaka iki ngo nashaka nukare n'abakozi nanone bizana ibibazo nashaka nuke afa kuba memba nashaka ankubite afa kuba memba nose nakumugaza uzakora understand ose umuntu boss aragukira witeka ngo pepe waje wambaye ibirenge usige wambara bodaboda kajya bodaboda gwa ikindi kintu reka ubwire ikindi tino abantu babakoresha bagiye bamenya iki kintu reka tuvuge ku buzima bwo mu mutwe nubwo wenda abantu batabiha agaciro cyane uko umukoresha ahora kubwira kudashoboye uri mubi ufite umwanda mu mutwe bigenda bikumanura niyo mpamvu tubona abantu bakozi bo mu rugo bibagora gutera imbere ubundi umukozi wo mu rugo hawa agaciro agahembwa make ariko akagura smartphone agura n'agahene mu rugo mu cyaro akagura inka uri kumva ndabazi baje batera imbere bakarongora umuntu akakora amafaranga kugeza ubwo aguze isambu iri iwabo mu cyaro Nyamasheke akagura agasambu akagura inka akubaka inzu akarongora kandi yakoraga akazi kandi ntacyari umusiri bateye ariko iyo umuntu nk'uwo afite gahunda ariko bijyana na cya kintu cyo mu mutwe nuvuga ngo umuntu watotejwe ubayeho ku nkeke akora mu rugo ntabwo iryo terambere yarigeraho nicyo dushaka kuvuga nibishoboka ariko amafaranga yose waba uhembwa ariko mu mutwe utekereza iterambere umuntu ukoresha akubwira ko gutera imbere bishoboka abantu bakubwira bati abaturanye bavuga urakora nawe umeze nka Fisto ukora kuri Royal Radio cyangwa se indi ariyo yose tino nawe akazi ukora ni buri MC udafite ikize cyuko ejo hazagera ntabwo watera imbere abantu bano bakoresha banyu bandi bajya baguha ikiraka bayepi bajya baguha akazi ntugire ute ntusevinge nukore ngo utere imbere kugira ngo abakozi batere imbere nuko mwebwe bakoresha mu bahagaciro ikindi kintu uvuze wenda uvuze ijambo ryiza abantu turibagirwa cyane urugero ari inshuti yacu wenda yitwa Shema twe dutanga ingero z'abajya badukorana wenda Shema ashobora kubana nabo umunsi Shema ashobora kuba afite wenda umujyama umufasha mu rugo wenda Shema ava mu rugo mu gitondo kozi ya IT akazi ka IT bazinduka akavano saa 4 z'ijoro buri munsi umwaka kabiri wa gatatu ariko yavuye mu rugo hasiga umuntu umucyungira iyo nzu ntabwo Shema yagiriye uriya muntu imuwe ngo reka ngugire muhembe ngushize muri yezu no naramuzanye kuko Shema ntabwo wakore ntabwo waserevu ubwami bubiri cyarimo rero ugomba kwita murumba so Shema impambaza nawe ndati no kumukora mu rugo nuko aziko aziruka saa 11 ese nava buri munsi saa 11 aza kukaza ta saa 4 agize abajura baza bakamwiba so asiga uri akadogo kumurinda nako uri amukozi uwo mu rugo kumurindira mari kuko aza agaciro imari ifite none Shema aragarutse atangiye gukubita wa muhungu cyangwa kuki watize gukingura igipangu uri umujinga umwaka wa kabiri Shema rimwe araje agiye wenda muri za tele n'ibiki uri ya mwana avuga ati je inzu nononge kwitwika kandi byose Shema yakora imyaka 5 mu minota byose agiye gushira bitewe n'iki ya magambo ahora abwira uriya mwana ariko ubundi hari ikintu abantu badaha agaciro ni gute ushyire ku nkeke umuntu urinda umutungo wavunikiye abantu baba IT nka Shema bariya baba bafite icyo bita smart TV cya TV kigura nka miliyoni sibyo ukagisigira umuntu wangize ukaza umubwira nabi urikumva reka tuve ku bikoresho reka no tuvuge ku bantu umukobwa ukurerera abana I know ubasigarana ubana nawe ubatoza umuco wa mbere niyo nicyo cyambere kuko ntabwo mubana nabo nyuma y'amezi 3 maze kumubyara usubira mu kazi ayo ni amategeko ya leta y'kintu wakora ariko umuntu ubana nawe umutoja niyo mpamvu dusike tubona abana bagira imyaka 20 hari umurejo nitwe turi kubiganira abana bafite imyaka 18 19 20 bavutse ryari bavutse muri 2001 2002 9 gutyo icyo gihe nibwo kaminuza irimo na yindi ba ku Gisozi zari zigezweho
2003 na 4 na 5 ababyeyi birirwaga ku kazi nimugoroba bakajya kwiga hanyuma muri weekend bakajya gutembera no kwa gatandatu bakiga kwa bigaga nijoro ugasanga abantu bari busy none abakozi bagafata nabi n'abakozi bo mu rugo kandi ari bo bano gasanga abakozi bo mu rugo nibo produit abana tufite ubu ni imbuto zo kubura kw'ababyeyi n'ababyeyi batafataga neza abakozi iyo bababyeyi baza kuba barafashe neza abakozi tuba dufite aba bana turi kubona tukavuga ngo bari kwitwara nabi tukabarenganya nyamara hari ikintu babuze bakiri batoya ibyo rero nima mudashaka ko bikomeza reka bikosoke ntabwo tubagaye ko mwize kwiga ni byiza mpamvu mufite n'amafaranga ariko ntabwo hari ibyo mwirengagije ibyo mwirengagije birimo no guha agaciro bakoze guhemba umuntu amafaranga make bitandukanye no kumuha agaciro urakoze cyane Fisto like ikindi kintu wenda nashaka kongeraho uvuze wenda ko uburyo tubasigira abana mu rugo most of the time ibaze uri ku kazi uri muri office n'ibiki abana wajye ubona video nyinshi mwagiye muzibona kuri za WhatsApp ugasanga umukozi ari gukubita kana umukozi ngo yishumwe ari story y'ababasha abanyarwanda wa mukozi wishe umwana yaje no kuburanira inyamira mu Kristian n'ababiba urumva cyangwa se n'undi mushibita akagenda ukanamubura Burundi kuri ukajyaho ngo nk'umuyavuga byibuze umenya yo zano kumenya ko mwana wanjye yapfuye basi abakozi bakora biriya ntabwo ari abakozi bahembwa make cyangwa nabi ni abakozi batotezwa niko navuga y'amagambo umubwira buri munsi uko yamubwirana ukabona umwana wawe cyabose ko sawa uko umwana nawe amasanze ni kwa kundi umwereza amata y'umwana akayanywa akamuha amazi umwana wese umwana kumwe amata ngo nyine ubwo nyine ukameso urabona ikintu kirimo amata iyo yanyweye ukayamaramo amata ushyiramo amazi ugacugusa gutya amazi agahita asa n'umweru ikibebe cyo cyisiko kiri kumwe amazi ugasanga ikibebe cyabaye ikibebe kibaya kabebe kibebe kabebe kibaya katsetsetso so nukuvuga ngo impamvu tuzashikiganiro guys biri serious muri iyi minsi none muri corona abakozi barahemukiwe Fisto kubera kwirwana n'abakoresha bari abakozi birukanywe na nimerekeze bafite abakozi birukanywe ugasanga boss umukozi niwe wazanye corona ugasanga umwana yakubwiye basi nizo tirani nisubire huye nisubire wacu mu ruhango wagenda ndashaka gutangwa ya so guys mu bitekerezo this is a serious note impamvu nazanye Fisto nuko numusensenguzi arabizi uwo mukozi niwo gutekera niwo ukora most of your time akazi kose ko mu rugo ko nabyo ushoboye bitubere nisomo niba uko no muri company unaka nawe uri umukozi by the way ariko no uri umukozi wo mu rugo uri umukozi wo muri yo company uri muri yo company because you deserve to be there uri an IT officer because you ugomba kuba uri IT boss ntabwo yashingiye company ngo abe IT abe receptionist abe kuizamo ntabwo bishoboka niyo mpamvu tuzana abazamu ahubwo ikibazo ikintu abantu bagomba kwibaza niba ukora muri company ukabona nyiri company nta gusuzugura aguhembera ku gihe ukora muri company nyirayo aguha agaciro nk'umukozi ni kubera iki wowe udaha agaciro umukozi muri company yitwa urugo rwawe katugarukiza ngaha murakoze cyane turabashimye cyane ni ikiganiro niko kuri nandi kubona Fisto kora subscribe like na share Fisto urakoze cyane guys niba bagoreza agaciro ku kazi ukora nawe kayereze umukozi wawe mu rugo point blank reka tugende mwana yango gure akantu kamwe